Ndashimwe bene data ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibane namwe aho muherereye hose kandi yongere ibagarukeho ibiteho by'umwihariko. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye neza n'urukundo dukunda, dushimye ko wanyina tukaturinda. Mana waraturengeye, warahabaye, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, twicishiye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utuboneze rwose, udukureho umugayo wose watugaragayeho, icyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe cyose gikurweho mu izina rya Yesu. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uwo mwanya wo kumva ijambo ryawe, twemerere ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo kandi rihindure imitima yacu rwose. Twanze no gukora kwa Satani mu izina rya Yesu. Duhagaritse ibitavuga Imana, tubitaye mu nyanja yo kwibagirana. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke mu ruhande rwacu, atubere umuyobozi muri byose. Urakoze kumvishe gusenga ubone iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 50 ibice 16 kugera ku bice 23. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo urinyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi kugira ngo ne kubashishimura. Hakaba urubakiza. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Imana itubabarire cyane. Imana iri kutubaza, kuko uvuga ngo ntakora icyaha ngo aba yise Imana umunyabinyoma. Ariko Imana iri kutubaza ngo se wa munyabyaha we, ngo wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Imana itugirire neza. Muri iyi minsi hari abantu benshi, ntabwo ari bose, ariko hari abantu bamwe na bamwe bari kuvuga ijambo ry'Imana, bari kubwiriza, bari kuvuga ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye, ariko bagakora n'ibyaha, bakabivanga. Abantu benshi barivanze, akajya kubwiriza ariko yavayo akajya gusambana, akajya guhanura ariko yavayo akajya kwiba, akariganya abantu ibyabo. Imana itubabarire, Imana itubabarire cyane. Imana rero iri kukubaza, wiruhiriza iki ubwiriza, wiruhiriza iki uhanura kandi uri gukora n'ibyaha? Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo urufatiro rw'Imana ngo ruracyariho, ngo rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Reka nkubwire wowe nkurikiye, wowe nkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo niba uzi ko uri kubwiriza warangiza ugakora ibyaha, niba uzi ko uri guhanura warangiza ugakora ibyaha, niba uzi ko uri kujya kuririmba warangiza ugakora ibyaha, Uwiteka ntakuzi mube. Uwiteka ntakuzi. Ngo wiruhiriza iki? Ngo wiruhiriza iki uvuga amategeko y'Imana? Wiruhiriza iki uvuga ubutumwa bwiza? Wiruhiriza iki uhanura? Wiruhiriza iki uvuga Imana kandi uzi kuri gukora ibyaha? Ukabwira abantu ngo nibakora iki kandi wowe utagikora? Kubera iki uri kwigisha abantu ibyo bakora kandi wowe utabikora? Imana itubabarire.
Imana irashaka ko tuyikorera tukijijwe. Imana irashaka ko tuyikorera twiboneje. Imana irashaka ko tuyikorera dukiranuka. Ntabwo Imana ishaka abantu bayitirira. Imana itugirire neza. Imana ishaka ko twihana rwose. Imana ishaka ko abayikorera biboneza nk'uko nayiboneye. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiye, ushobora kuba waratandukiriye, ushobora kuba waragiye mu bidafite umumaro, ushobora kuba warakoze iby'Imana itishimira, kandi ugakomeza ukavuga ubutumwa bwiza, kandi ugakomeza ugasenga, kandi ugakomeza ukaririmba, ariko Imana ishaka ko tuyikorera dukiranuka. Ca bugufi aho uherereye, aho uri hose, ca bugufi usaba Imana imbabazi, kuko iracyari ku ntebe y'imbabazi. Iki gihe nicyo cyawe. Aya mahirwe yapfusha ubusa. Pfukama usabe Imana imbabazi, kuko niba uzi kuri gukorera Imana ukarenzaho n'ibyaha, Imana ntikuzi. Uri kuruhira ubusa. Kandi umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo waba wararuhiye iki? Ngo wa munsi utabonye Yesu. Mwene data unkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo wiboneze rwose. Umuntu wese yiboneze, kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntawe uzi umunsi n'igihe. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo nitube maso kandi duhore twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Nyemerera rero ureke gukina. Imana ishaka ko tuyikorera tutayiryarya. Imana ishaka ko tuyikorera dukiranuka, dukora ibyiza, twirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana itugirire neza. Yosefu ubwo yari kumwe na muka Potifari, muka Potifari ashaka kumugwisha mu cyaha cy'ubusambanyi, Yosefu yaravuze ngo ntago bishoboka ko nacumura ku Mana yanjye. Imana ishaka ko tuyubaha tukanayubahisha, ahagaragara n'ahatagaragara. Mwene data uri kwigaragaza imbere y'abantu kukijijwe, wowe uri kwigaragaza imbere y'abantu kuri umukiranutsi, wowe uri kwigaragaza imbere y'abantu, ariko warangiza wagera hihisha ugakora ibyaha. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka ntakuzi. Uri kuruhira ubusa, kuko arakubwiye ngo wiruhirize iki? Ngo uvuga amategeko yayo, ugashyira isezerano ryayo mu kanwa kawe. Wiruhiriza iki uvuga ibyayo kandi uzi ko uri umunyabyaha? Isuzume, nanjye nisuzume, dufate umwanzuro, tugaruke kwa data. Data wa twese ahorana imbabazi. Data wa twese ahora ateze amaboko kugira ngo yakire buri muntu wese wemeye guca bugufi. Imana itugirire neza. Ngubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi. Imana itubabarire. Uri inyanga guhanwa. Hari abantu badakunda ko babahugura, baba bumva bari hejuru, baba bumva bakomeye, bagahagarara ku cyubahiro, bakanga guhanwa. Bakababurira ntibumve, bakababurira ntibumve. Ariko umunsi n'umwe ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri mu bibi, wowe uri mu ngeso mbi, garukiraho. Ngo wifatanya, ngo ubona ngo abajura ukishimira kubana nabo, wabana n'abasambanyi ngo ukishimira kubana nabo, ukishimira kwifatanya n'abasambanyi. Ariko Imana irashaka ko twitandukanya. Bene data, Imana irashaka ko twitandukanya, kubera ko bamwe muri iyi minsi bari kuvuga ngo ngendanye nawe se, ngo ariko ngo sinkore ngo nk'ibyo akora. Oya, ntago ari ibyo. Imana irashaka ko twitandukanya. Itandukanye. Niba ukijijwe ukizwe, kandi niba uri umunyabyaha ukora ibyaha. Imana itugirire neza. Wikifatanya n'abajura, wikishimira kubana n'abasambanyi, wifatana nabo. Itandukanye rwose, itandukanye, ukizwe, wiboneze. Kubera ko ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo bavuga ngo mwami mwami, ngo ntago ariko bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo keretse ngo abakora ibyo data ashaka.
niba uzi ko utari gukora ibyo data ashaka ntabwo uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ngo bamwe bazavuga ngo mwami ngo twahanuraga mu izina ryawe, abandi bavuga ngo twararirimbaga, abandi bavuga ngo twarabwirizaga, abandi bavuga ngo twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Ngo ariko ngo umwami ngo azababwira ngo nimwumve imbere mwabivume mwe ngo sinigeze kubamenya. Bene data, igihe ni iki ngo wisuzume, wirebe, wisubiremo, urebe ko utari gukorera umurimo w'Imana ku byaha, utari gukora umurimo w'Imana yangiza ukarenzaho ibyaha. Isuzume urebe ko uri gukora ibyo Imana ishaka. Imana ishaka ko tuyikorera tutayiryarya. Imana ishaka abantu bakijijwe rwose, bakiboneza, bakirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ariko umunyabyaha nahindukira akareka ingeso ze mbi ngo ntabwo azapfa, ahubwo azabaho nk'umukiranutsi ngo kuko yemeye kureka ibibi. Ngo ariko ngo umukiranutsi ngo nahindukira ngo agakora ibibi, ngo ibyiza byose yakoze, imirimo myiza yose yakoze ngo izibagirana, ngo kandi azahanwa ngo azire ibyo yakoze. Mwene data, niba warakiranutse ukaba uri kurenzaho ibyaha, ndagira nkubwire ngo ibyo wakoze mbere byose byabaye ubusa, byabaye ubusa. Ntabwo Imana ibibona, ntabwo Imana ikuzi mu bayo, ariko haracyari ayandi mahirwe wagarukiraho ukareka ikibi, ubundi ukagaruka mu nzira nziza. Imana ikagukura mu gitabo cyo kurimbuka ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. Ngo ushyire ibibi mu kanwa kawe, ngo ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi ba mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Imana itubabarire. Ngo ushyire ibibi mu kanwa kawe, amagambo mabi ava mu kanwa kawe, amagambo apfuye, amagambo y'ubupfapfa. Imana itubabarire. Ngo ururimi rukarema uburiganya, uburiganya, kuriganya abantu, kubeshya, kuriganya iby'abandi, karimi kabeshya. Imana itubabarire. Muri iyi minsi abantu benshi kubeshya babigize nk'umuco, abantu bari kubeshya cyane, babigize ibintu bisanzwe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana izabahana. Imana izabahana kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hanze hazaba abarozi n'abasinzi ngo n'ababeshya, ngo n'abagambirira kubeshya kandi bakabikora. Abo bazaba hanze hamwe na Satani. Kubera iki ubeshyera mwene so? Kubera iki ubeshyera mwene nyoko? Kubera iki ubeshyera umuvandimwe? Kubera iki ubeshyera umuturanyi? Kubera iki ubeshya? Imana itubabarire kubeshya. Imana itubabarire. Kubera iki uvuga abandi nabi? Kubera iki wumva ko ari wowe ukiranutse ukirirwa uvuga abandi nabi? Ese kubera iki uca imanza? Wowe uri umucamanza. Umucamanza ni Imana. Cunga izamu ryawe, reba ibyawe wirebe iby'abandi, kuko buri wese azabazwa ibye. Buri wese azagororerwa akurikije ibyo yakoze. Imana itugirire neza. Ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ngo ariko nzaguhana bishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ibyo urabikora ukagira ngo Imana ngo ntikureba, ubikorera mu mwijima ukagira ngo Imana ntikureba, ubikora wihisha abantu ukagira ngo Imana ntikureba. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kamera y'Imana ikuriho, ijisho ry'Imana ribera hose icyarimwe. Ngo ibyo byose ngo uzabihanirwa. Imana igiye guhana, Imana igiye guhana bene data, Imana igiye guhana, Imana igiye guhana. Niyo mpamvu nkwinginga ngo wowe unkurikiranye ugarukiraho. Uzi ko wagiye mu bidafite umumaro, garukiraho uce bugufi usaba Imana imbabazi. Ihora ku ntebe y'imbabazi ngo irakubabarira. Wibwira ko uhanye n'Imana,
ariko Imana iri hejuru ya byose, ni umwami w'abami, ni umugenga wa byose, ni igitangaza, ntawe uhwanye nawe. Imana itugirire neza. Imana ntikinishwa bene data, Imana ntimenyerwa. Nimureke tuve mu bidukora ibyiza, kuko ngo izabishyira imbere y'amaso yacu uko bikurikirana. Ngo nuko mwabibagirwa mana mwe, ngo mutekereze ibi kugira ngo ne kubashishimura. Mwabibagirwa mana mwe, bene data, kubera iki mwibagiwe Imana? Abantu benshi bibagiwe Imana, bibagiwe Imana aho yabakuye, bibagiwe Imana ibyo yabakoreye, bibagiwe Imana. Oh haleluya! Abantu benshi baribagiwe. Kubera iki abantu bibagiwe? Imana iri kubabaza, kubera iki mwibagiwe? Kubera iki mwibagiwe ibyo yabakoreye? Kubera iki mwibagiwe ibyo yabakuyemo? Kubera iki mwibagiwe Imana ibyo yakoze mu ruhande rwanyu? Ngo ariko mutekereze, tekereza nanjye ntekereze, tekereza nanjye ntekereze, kugira ngo Imana itadushishimura. Tekereza uce bugufi, tekereza wihane, tekereza ibyo wakoze, tekereza ibyo wakoze bigutandukanya n'Imana. Tekereza mwene data, tekereza, ubundi uce bugufi, Imana irakubabarira. Ngo untambira ishimwe, ngo untambira ishimwe wese aba anyubahiriza, ngo kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Imana itugirire neza. Umuntu wese utambira Imana ishimwe, umuntu ushima Imana ibyo yamukoreye, umuntu wibuka aho Imana yamukuye, ngo aba yubahiriza Imana, abaha Imana icyubahiro, aba yubahisha Imana. Ngo kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza ke. Utunganya ingeso ze Imana izamwiyereka, imugarukeho kandi mu bugingo buhoraho. Imana itugiriye neza. Bene data, nimureke buri wese yitekerezeho, usanga hari icyo yakoze muri ibi cyangwa n'ibindi kimutandukanya n'Imana, ace bugufi yihane, Imana iramubabarira. N'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, namwakire. Igihe ni iki? Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ukubura icyo ukora, ntabwo ari ubujiji, ahubwo ni amahitamo meza. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza ko wagendanye nawe, kuko harimo byose kandi niwe tuboneramo ubugingo. Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, duciye bugufi rwose kugira ngo utubabarire. Ijambo ryawe riradutsinze, ariko mu byo twakoze aho tutakunejeje tweze utuboneze rwose. Abankurikiranye nabo bababarire mwami, kandi ukimara kubabarira ubahe imbaraga zo kurwanya ikibi n'igisa nacyo, ubahe gukiranuka rwose, kandi ubahe kuba maso, ubahe kwita ku bugingo bwabo kurenza ibindi bintu byose. Kiza abarwayi, wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa, bacitse intege bongerera imbaraga, kandi ubugingo bwacu niburindwe nawe. Abarwayi bakize, bafite nimba n'agahinda b'amahoro yo mu mutima. Urakoze mwami ko wabanye natwe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibamere umugisha kandi biteho, ibahe gukiranuka rwose, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.